ngiye burya nabikunda nyine mbyaye sinshaka nabaho n'imyaka 100 yose nta mugabo. Burya ngo umugani ugana kariho, kandi umunyarwanda yaragize ati nandi urivugira ubusa ku musozi. Ubundi ngiye mu buzima sinkunda amatiku, yewe kandi rwose sinkunda kwivanga mu by'abandi cyangwa se mu bitandeba, ariko uyu munsi umutima uranze, urukundo mbakunda ntabwo byankundira. Ubundi nabafataga nk'icyitegererezo mu buzima bwanjye, nabafataga nk'aho rwose famiye yabo, umuryango wabo, nyine nifuzaga kuzamera nkabo, nifuzaga kuzaba nkabo. Ariko se koko byaba ari byo? Ese koko byabiterwa n'iki kugira ngo bavuge yuko rwose Ben na Pamela baba bagiye gutandukana? Uyu munsi ndashaka ko tuganira nk'abanyarwanda ndetse kandi n'abanyarwandakazi. Ese wo ku ruhande rwawe uri kubona ari iyi mpamvu iri gutuma ingo zino minsi zitakiramba, zitakimara kabiri? Baravuga ngo uwanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina. So umuntu wese aravugwa kandi nta muntu ubaho utavugwa, ahubwo bima courage kugira ngo mumereze kugira ngo bazabe. Nawe tekereza abantu bamaranye umwaka ariko bisa batandukana. Mu minsi yashize murabizi neza ko rwose hari ngo nyinshi twagiye twumva, ugasanga abantu barabanye nibamaranye n'amezi 3, ugasanga abantu barabanye ariko nibibazo n'imiguruko. Yewe rwose n'ababanye ubu ngubu witegereje neza indani, tukinjira mu ngo zabo deep cyangwa se imbere, wasanga benshi bafite ibikomere, wasanga benshi bafite ibibazo, wasanga benshi bafite situation. Ese ibi byose byabiterwa n'iki? Uyu munsi muri no video ngufi cyane ndashaka ko turebera hamwe ibintu byose abantu bari kugenda bavuga yuko rwose Ben na Pamela batangiye gutandukana cyangwa se nyine baba batameranye neza. Abagabo barastressa, umugabo nyine arahinduka, muragenda nyine yarakwigizeho umwana mwiza, hanyuma mwagera mu rugo akahita nyine ahinduka, agatangira kugukubita. Niyo mpamvu ntanamushaka. Ubwo se ubwo yankubita gute? No kumubita nabyo ntabwo yankubita ngo mbyemere. Ngiye burya nabikunda nyine mbyaye sinshaka nabaho n'imyaka 100 yose. Yego rwose ndabyumva, abantu bashobora kuba batagiye gutandukana ariko buriya baravuga ngo nazibanya zidakomanya amahembe. Ushobora gusanga batagiye gutandukana ariko byanga byakunda twitegereje ku bimenyetso bigaragara inyuma, apana biri deep cyangwa se nyine wenda ibyo biri mu mitima yabo, ibyo batekereza. Rwose nk'abafana babo, abakunzi babo, tubifuriza ibyiza. Murabizi nta muntu udakunda famiye ya Ben na Pamela mu Rwanda. Hazagira umuntu uza ambwire ngo njye nagunda famiye ya Ben na Pamela, sinzi uwo muntu uko yaba ameze cyangwa se sinzi igihugu yazabamo. Rero niyo mpamvu uyu munsi nshaka ko tuganira. Ese wo ku ruhande rwawe nyamuneka rwose ubona ari ikihe kintu gituma abakobwa benshi b'abanyarwanda, abasore benshi b'abanyarwanda nyine biri gutuma abantu babane kugasanga nibimaze kabiri? Ngenda za kubereza idea ngewe na mbere ko mbabwira bino bimenyetso abantu benshi bariho bashingira bavuga ko rwose Ben na Pamela baba bagiye gutandukana. Ngiye kubanza nkubwire ngiye uko mbyumva, nawe uze gusiga igitekerezo cyawe ucase muri comment. Ngewe uko mbyumva, ikintu cya mbere, abantu benshi bari gushaka abagabo ariko ugasanga nyine atagiye kubaka. Iki kintu cyumve neza cyane. Hari ukuntu umuntu aba ashaka umugabo ariko atagiye kubaka. Bishobora guterwa n'impamvu nyinshi zigiye zitandukanye. Icya mbere, kuba wenda ari kuri pressure, inshuti ziwe zose zarashatse, ababyeyi biwe bari kumushyiraho pressure. Iyindi pressure ishobora gutuma umuntu ashaka ariko rwose atagiye kubaka, kuba yagenda agiye gushaka umwana, kuba ashaka abana ariko nyine atagiye kubaka. Ngiye burya nabikunda nyine mbyaye sinshaka nabaho n'imyaka 100 yose nta mugabo. Ibyo bintu ugomba kubanza kubitekerezaho bifu yuko ugiye kubaka urugo. Ese ngiye gushaka iki? Yego rwose ushobora gusanga inshuti zawe zose zari mariye, ziri gukora mariage, uri kubona yuko rwose mwino minsi amakwe ameze nabi. Wareba videos trendinga muri famille, muri society, nawe ukavuga uti rwose nyeneye kurongorwa, nyeneye kubaka urugo. Ariko se nyuma wo kabyarawe numara kubaka urugo hazakurikiraho iki? Cyo kintu uzabanze ugitekerezeho. Abandi baragiye kuko babipanze, nawe ugendeye mu Kigali cyangwa se mu Gihiriri, icyo twita ikimodoka. Ariko se nyuma yaho uzaba ugiye kubaka cyangwa uzaba ugiye gukina? Ibyo bintu ugomba kubanza ukabitekerezaho. Iyo ni pressure ya mbere ishobora kukujyana. Pressure kabiri ushobora kukujyana ukagenda ngo ugiye kubaka, nyine ubwo ko ugiye kubaka kandi rwose ugiye kuvangavanga ibintu, ugasanga umuntu wenda agiye kugushaka nyine yishakira umugore mwiza cyangwa se ashaka umugabo mwiza, ari ukubera ko wowe wisetinzemo ngo kanaka yarabyaye, uri kubona kunaterura kana aragasimbiza nawe kumva ushatse kubyara, kandi nyine igituma nyine wenda icyatuma ugira uwo mwana nawe uragifite. Ariko hamwitegereza ukuntu nyine yita ku kana kiwe, ukavuga uti wawe nanjye washaka
kuba nyine ndamutse ndongoye nkabyara byanshimisha cyangwa se byambera byiza. Ariko se nyuma yo kubyara uzarera gute? Aho ntabwo uri muri ba bandi bazabyara bakanga konsa abana babo. Ase aho ntabwo uri muri ba bandi bazabyara ntibahereze uburere abana babo. Runyamuneka rwose izo zose zaba impamvu zikomeye cyane zatuma umuntu nyine ashobora kuba yagira ibiki, umuntu ashobora kuba yashaka ariko rwose ugasanga ntabwo yubatse urugo ngo rurambe. Akantu ka kabiri, ubwo ngubwo nyine iyo yari ingingo ya mbere ariko irimo utuntu tubiri. Ikintu cya kabiri gishobora gutuma abantu benshi basigaye bubaka ingo ariko ntizirambe cyangwa se ntizitere kabiri. Kano kantu kumve neza cyane, kano kantu kumve neza cyane, ni ikibazo ngo kutigaragaza uko turi. Iki kintu cyumve ndagisubiramo inshuro imwe gusa. Kutigaragaza uko turi, kutereka umukunzi wawe uko uri, kutamumenyereza ubuzima uzamutwaramo muri ubu buzima. Ndaguhereza urugero, ukundana n'umuntu utangiye kumenyereza ubuzima bwiza gusa, life y'ubuzima bwiza, kandi ibyo bintu ntabwo bibaho mu isi yo mu ijuru, no muri Edeni sinzi nibo bizabayo. Kumenyereza umuntu ubuzima bwiza gusa, nta na rimwe nyine ushobora kumwereka ko ibintu byahinduka nibigende neza. Kwigaragaza nyine uko utari, niba urakara ubundi n'itegeko ko ugomba kwereka karagiteri zawe zose umukunzi wawe. Apana guhora umubwira amagambo meza, guhora umutetesha, guhora umusohokana ahantu hahenze. Oya, niba ufite senyisa mujyane muri resitora ya senyisa, mumenyere nyine kurya senyisa, umwereke yuko uyu munsi mushobora kurya ifiriti ariko ejo byahinduka mukarya amateke. Icyo kintu ugomba kubanza ukagitekerezaho. Gufata umukunzi wawe ukamwereka yuko mugomba gukora mariage ihenze, ubukwe buhenze kugira ngo mwemeze sosiyete, kumutembereza ahantu hahenze, kumumenyereza gift zihenze. Mistake ishobora kuzagusinyira mu gihe umaze kubaka kandi utabizi, kubera yuko just umukobwa uri kurara umutereta ukamubwira amagambo meza, ukamwereka deni udafite, ukamwereka ibipangu udafite, nyine ukamusezeranya ibyiza byose ibibaho n'ibitabaho. Ejo ni mubana bigahinduka aribyo yagukundiye, aribyo byamuzanye. My brothers, ntabwo uzubaka urugo. Niyo mpamvu nyine nekereza nkavugane rwose, niba uri umubyeyi sengera abana b'u Rwanda, kubera yuko buriya igihugu cyacu kirimo amahoro. Ababyeyi bacu baracyubatse, baravunitse, nyine barakoze, turabizi ahantu cyaturutse kugira ngo uyu munsi u Rwanda rube rumeze gutya, kugira ngo abanyarwanda uyu munsi tube tumeze gutya, tuza amateka y'igihugu cyacu. So niyo mpamvu saba buri muntu wese w'umunyarwanda, umunyarwandakazi, abamama mwese mwatubyaye, abapapa mutureberera, musengera u Rwanda. Muri iyi minsi murabizi neza yuko u Rwanda ruri guhangana no guca inzoga zitujuje ubuziranenge cyangwa se guca ibiyobyabwenge. Ngewe nicyo kintu cya mbere nsigaye mbona kiri gusenya ingo zino minsi, nacyo cyaba imbarutso, cyaba impamvu kuba umuntu nyine anywa ibiyobyabwenge. Kunywa ibiyobyabwenge ubundi akenshi biterwa n'icyo twita peer pressure cyangwa se ikigare. Nta mugabo utanyweye inzoga, nta mwana w'umukobwa nyine utambaye gutya, nta mukobwa udafite nyashi. Ugasanga ibyo nibyo twita ikigare. Buri ikiyobyabwenge ntabwo ari ikintu umuntu anywa gusa, n'ikigare cyangwa se amagambo abantu bavuga, imyumvire, imitekerereze yawe nayo yahinduka ikiyobyabwenge. Sura umwuka byaramwe, mwihangane niba muri ababyeyi, musengera u Rwanda, abana b'u Rwanda, kubera yuko isi ahantu igeze ndakubwiza ukuri bikomeje gutya, nta cyizere cy'uko nyine ibyo ababyeyi bacu bakoreye, ibyo ababyeyi bacu bavunikiye twazabisigasira cyangwa se twazabibungabunga. Reka none twinjire muri video yacu nyirizina. Baretse gato ngiye kubabwira, mu kanya gato ngiye kubabwira ibimenyetso abantu benshi bari gushingiraho bavuga yuko Ben na Pamela baba batameranye neza cyangwa se rwose bashobora kuba bagiye no kuba batandukana. Nuza kumva ino video wayikunze, nuze kugenda udakanzireke. Icya kabiri, niba utarakora subscribe yikore, byo tudukomeza kubana umunsi ku munsi. Njye bategura zino video cyangwa se zino documentaire umunsi ku munsi. Ano makuru nitwa Iva, naho YouTube channel yacu ikitwa Iva Talk Empire. Nta kindi tubereye ahangaha no gufasha kungurana ibitekerezo ku nkuru z'ubwenge ziri gutrendinga, ariko tuganira kugira ngo nyine dukuremwo isomo cyangwa se dusigarane isomo. Ubundi cyitwa ikiganiro cyitwa inkuru zubaka societe. Buretse gato nze mukanya, ntabwo mvuze ngo sinshake sinabyare, bongeye burya nabikunda nyine mbyaye sinshake. Wabikunda ubyariye mu rugo ntushake? Simbyariye mu rugo nyine ngiye ndi umuntu ndi mukuru, niyo nabwo ntari mukuru, wenda nabonye amafaranga yo kuba narera umwana wanjye. Hanyuma nyine nkabona aho kuba, nkabona minervaleze, umuhungu wenda ndiyumvamo nkusaba kanerinda, nkabyara nk'abana nka batatu.
nibana nyine n'abana banjye nyine nibyo mpayifera njyewe njya mbona nka bariya aba single mothers like nyine baba bafite abana babo nyine bibanira n'abana babo nkabona nyine ni ibintu byiza bibaha amahoro. njyewe rero ntabwo nyine nk'uko nabivuze ntabwo nabyara nk'abo bana ngo buri mwana aba afite papa we, nababyara kuri papa umwe hanyuma akazajya aza no kubasura akanabatwara wenda muri wikendi bakabangarurira nyine bakamenyana babo bakaba n'inshuti, kuko kubana n'iyindi kesi. Ubundi dutangira nakubwiye ngo umugani ugana kariho kandi nandi urivugira ubusa ku musozi. Iyo umukecuru avuze ngo nyamara uriya mwana ubanza twite, umuntu mukuru wese akavuga ati uriya mwana w'umukobwa ubanza twite, cyangwa se umukecuru cyangwa se umusaza uvuga ngo nyamara wa mwana ufite ikibazo, wambwira ikibazo cyawe kugira ngo tukiganeho cyangwa se byagenze gute. Soro aka kanya nibyo ndi kubona kuri family ya Ben ndetse na Pamela. Ati kubera iki? Murabizi neza ko mu minsi yashize hari ibikorwa byinshi nako reka twirengagize mu minsi yashize. Ubundi mbere y'amezi 7 nyine hashize amezi 7 abantu benshi baye kuvuga yuko rwose Ben na Pamela batameranye neza. Niba ukurikirana social media izo nkuru wagiye uzibona, ariko nyine abantu benshi ugasanga ntabwo turi kubihereza agaciro. So rero nta kindi kintu wenda ngende gushingiraho, urabizi neza nabikubwiye dutangira famille yabo ndayikunda, sinkunda amatiku, ntabwo nkunda kwivanga mu bintu nyine wenda akenshi nyine mbona bishobora gusenya umuntu, ariko buriya wowe kabyarawe y'abantu bari kuvuga ibintu byinshi kandi ngiye umuntu mukunda nkumva umuntu ntabwo bari kumuvugaho ibintu byiza, ndababara ndahangayika. So hari impamvu nyinshi nyine nkuko nabikubwiye zagiye zituma abantu benshi bashingira bavuga yuko bashobora kuba batameranye neza. Je mwese murabizi neza yuko Ben yagiye akora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, harimo kujya gushima Imana, kuba yakibaruka. Abantu benshi bagiye bavuga bati rwose Pamela ntabwo yonsa umwana we cyangwa se nyine ntabwo yigeze yonsa umwana we. Ibyo ngibyo ntabwo twabishingiye kuko ntabwo twari duhari, wasanga aranamwonyeje wenda ugasanga ni amagambo y'abantu. Ariko nanone ese tukibaza tuti wayi umuntu w'umugabo ashobora kujya gushima Imana umugore wiwe nabahari? Icyo kintu uzabanze ukibazeho, none bigahurana nuko nyine bavuga ngo ntabwo yigeze amwotsa ngo umwana we yarezwe n'amata cyangwa se nyine yarezwe na bibero, niko twabivuga. So ikindi cya kabiri, ngira mwese murabizi neza yuko mu minsi yashize mu Rwanda haje umugabo witwa Ashton Hall kandi yaje kujya gusura famille ya Ben na Pamela. Ubundi ntabwo bibaho ko nubwo umugore yaba ari hehe nubwo yaba ari muri misozi nkana gute, umugore ashimishwa n'igikorwa cyiza cyabaye mu rugo. Sinzi niba wenda aba mama cyangwa se aba papa ibyo bintu mubizi, kuba nyine umugore mwagira ikirori mukagira umuntu mushya wagendeye umuryango wanyu. Akenshi buri mugore wese aba afite amatsiko avuga ati ngomba kuba mari umugabo wanjye ndamukunda, ngomba kumushyigikira, nyine akakuba iruhande. Ariko kiriya gihe ntabwo byagaragaye. Abenshi bavugaga yuko ashobora kuba yaragiye Zanzibar kwitemberera, ariko n'ubundi bamwe bakagira bati nibyo yamumenyereje, n'ubundi yamumenyereje kumutembereza, yamumenyereje traveling cyangwa se nyine yamumenyereje bwa buzima bwiza. Ari nabyo abantu benshi bashingira bavuga yuko rwose Ben atabishobora. Yavuze yuko nyine yihaye inshingano, ariko nyine rwose ngo zishoborwa n'abantu bake cyane. Bamwe bagira bati rwose buriya uriya mugore kumutunga ni igishoro, ziranyashi kuzitaho cyangwa se kuzikayarenga bisaba amafaranga. Ariko se koko byaba ari byo? Ngiye ntabwo ariko mbitekereza ku ruhande rwabo nka famille yabo. Nyine nababwiye ubundi ngo nazibana zidakomanya amahembe, mu buzima ni ibintu bibaho, ariko ngiye ndabasengera cyane, mbifuriza ibyiza nyine kubera ko just baracyafite urugendo, baracyafite umwana mutoya, baracyafite umwana muto bagomba kwitaho no guhiriza no gukayarenga no guhereza uburere. So iyo ababyeyi batandukanye just bafite umwana mutoya, nyine ni ibintu bishobora kwafekta umwana cyane. Ngiye bura mu bintu byose ngirira imbabazi umwana kurenza ababyeyi, just bishobora kwafekta umwana, none wa mwana akazakura nawe famille agiye kubaka ugasanga nayo bire yafekse kubera nyine bwa buzima yakuriye. Nta kintu kibabaza mu buzima nkuko ubona mama wawe na papa wawe batameranye neza. Niba bitarabikubayeho sinabikwifuriza, ariko nibyo bintu bibinzi ngewe nzi bibaho, bishobora gukomeretsa umwana nubwo yaba afite imyaka 3 cyangwa 7, ariko biramwafekta
atirageze ku mwuka we wanyu. Reka turebera hamwe rero indi mpamvu abantu benshi bari gushingira bavuga yuko rwose Ben na Pamela byanga byakunda nyine turebeye inyuma bashobora kuba batameranye neza. Ubwo bivuze ngo nyine ngo ni analyse z'abantu ariko ntabwo tuzi deep ibiri mu mitima yabo cyangwa si nyine bo nibo batwibwiriza ukuri nk'abanyarwanda bakatubwira bati rwose wenda ibintu bimeze gutya, ariko benshi bari kugenda bavuga yuko rwose iriya nkuru ari ukuri. Iyindi mpamvu nawe tekereza ku ruhande rwawe, ufite umugore agiye gutembera agusigiye umwana, yego birashoboka cyane yuko wenda bitewe n'umugabo umutima agira ibyo bintu byabaho, ariko se bikaba rimwe bikaba kabiri bikaba gatatu. Nabikubwiye Ben igeze kujya gushima Imana afite umwana, ariko umugore nyine ntabwo yigeze ahagaragara cyane cyangwa se ntabwo yigeze ajya kuri stage. Ibyo bintu ayo mu videos mwarayabonye kandi abantu benshi babigarutseho. Si ibyo gusa kandi witegereje neza nanone nyine aho yagiye gutembera ugasanga Ben nyine afite umwana, nyine abantu benshi bagize urujijo. Ntabwo twabishingira tuvuga yuko nyine baba bagiye gutandukana kubera ko nabikubwiye nazibanye zidakomanya amahembe. Abantu bose bubatse urugo barashwana, ejo bakiyunga bikagenda neza bakongera bigakomeza. So rero banasazana birashoboka, ariko kabyarawe kabisa bibaye ari byo byaba ari ikibazo. Niba uri umunyarwanda, niba uri umunyarwandakazi, gusengera iriya famille ni byiza, kuko niyo byaba atari byo. Ariko buriya abantu bari kuvuga kuriya urabona comment nyine biba ari ibisazi, biba ari ibibazo byonyine. Baze nkura mwana akuze akazabona nkuru yaturendinze kuriya, kandi nkuru nizisaza urumva nyine ni ibintu babitenyeke, bituma nyine umwana bitekerezaho cyane. Ese koko mama na papa bigeze gushwana? Ese koko mama ntabwo yigeze anyutsa nk'uko babivuga konsa, ntabwo yigeze wenda amakabere nk'uko babivuga? Kandi buriya abana bakunda amabere ya nyina cyane kurenza ibindi byose. Niyo mpamvu bavuga ngo karya amabere ya nyoko. Uzareba umwana akunda amabere ya nyina kurenza ibindi byose ujya utekereza. Ngiye sinzi niko mbibona just ku babyeyi bafite abana, ariko umwana akunda akabere pe. Ibyo yamuha byose nta kintu cyasimbura ibere ku mwana. Ni rwo rukundo rw'umubyeyi, niyo rave nyine umwana bagomba guhereza umubyeyi, niyo keya ku mwana aba akeneye kurenza ibindi byose. Ikintu cya nyuma gikomeye cyane gishobora gutuma wenda abantu bashingira bavuga yuko rwose n'ubundi Ben na Pamela urugo rwabo rutazaramba cyangwa se rwose batazasazana. Murabizi neza ubundi Pamela ajya gushaka, wenda bino bintu ari ingenzi ko tubigarura, ariko murabizi neza ko ubundi Pamela ajya gushaka hari inkuru nyinshi zagiye zitrendinga bavuga yuko we avuga yuko bibaye byiza atashaka, ahubwo nyine yakibyarira nk'umwana nyine akamurera akaba uwo twita umusingo mothers. Abasingo mothers mwese murabazi, ba Shadibru, nyine hari abamama benshi tuzi mu Rwanda bafite uburanga ndetse kandi biza cyane, bahisemo nyine kwibera abasingo mothers. Baravuga bati rwose twebwe ntabwo twashobora ibintu by'abagabo, ntabwo twashobora nyine stress z'abagabo, ntabwo twashobora nyine pressure z'abagabo. Ariko noneho uri kumva ko nyine na Pamela kirajyaga agira icyo gitekerezo, nabyo abantu bashobora kubigaro bavuga bati n'ubundi wasanga aramutagitinga kugira ngo yibyarire, wasanga aramutagitingaga nyine bya bindi byose atekerezaga akiri umukobwa. Ariko nyamuneka rwose niba uri umubyeyi, icyo nkwisabira aka kanya, niba uri kumva ino video, sengera umuryango nyarwanda. Ikindi cya kabiri, usengera abana b'u Rwanda, dore turi muri gahunda yo guca ibiyobyabwenge n'inzoga zitujuje ubuziranenge. Nibo nawe ubona bino bintu bibaye ikibazo mu mafamiye, kubera ko biri mu bintu uri gutuma abantu benshi, urabizi, impfu z'ingo, amakimbirane mu miryango, ibintu byinshi cyane. Akenshi ntekereza ko bishobora guterwa n'ibintu byinshi, ariko biturutse kuri bya biyobyabwenge bishobora byo kubiha power cyangwa se bishobora kubihereza imbaraga nyinshi cyane. So niba uri umubyeyi, ukaba uri umupapa, ukaba wumva yuko wifuriza abana bawe ikintu cyiza, ukaba wifuriza ko abana bawe u Rwanda ejo hazarusiga ahantu heza, usengere kandi urwifurize ko ibi bintu byacika. Ikindi cya kabiri, usengere famille ya Ben, kubera ko iyo famille guca muri biriya bintu nakubwiye ntabwo biba ari ibintu byoroshye. So ino video impamvu nayiteguye ntabwo ari amatiku, ni ukugira ngo twungurane ibitekerezo, tuganire. Niba warakanze subscribe hano kandi niba utaranayikanda wayikanda, kugira tujye dukomeza kwibanira umunsi ku munsi. Ninzajya mbona umwanya njye mbahereza ka videos tuganire, twungurane ibitekerezo. Ngewe ntabwo ngamije ibintu bitari byiza ahangaha, ngamije kugira ngo nyine twungurane ubumenyi, ngewe nawe twese tubigizemwo uruhare. Ngewe umva buri munsi, ubundi amazina yanjye nitwa Eva, niyo Imana yamaye, naho YouTube channel yacu ikitwa Eva Talk Empire. Nkunda Imana cyane kuruta ibindi, nkakunda abankunda cyane kurenza byose, kuko abantu umuntu abagabirwa n'Imana, nabo ibintu umuntu nabyo akabigabirwa n'abantu. Sinzi niba icyo kintu wari cyumva neza cyane.
ibintu abantu umuntu abagabirwa n'Imana, naho ibintu byo umuntu akabigabirwa n'abantu. Wowe kabyara wowe gahekawe, iri jambo ntuzaryibagirwe, ndarisubiramo rimwe gusa. Abantu umuntu abagabirwa n'Imana, naho ibintu umuntu akabigabirwa n'abantu. None ujye uvuga ngo abantu nta kintu bamfasha, abantu nta kintu bamariye. Yego rwose ushobora kuba n'umuntu agira icyo akumariye, ariko buriya umuntu ntabwo yabura icyo akumariye. Wowe icy'ingenzi ni uko ugomba kumenya uburyo ugomba kumutwara n'uburyo ugomba kwitwara igihe wa muntu muri kumwe. So rero ndagushimiye cyane wowe warebye ino video kuva itangiye kugera ahangaha igeze. Imana iduhana umugisha. Hasta la vista kandi ciao ciao.